Satani winyebesha ya nimero wampamagariraho narayibonye we mva Satani narakuretse nabonye ya nimero ya Yesu nditaba Satani nagutelefona ngusubire mu byaha umubwire ngo iyo nimero ntibasha kuboneka Satani nagutelefona ngusubire mu byaha umubwire ngo iyo nimero ntibasha kuboneka bikafime mana we izo tubona mu isi bisaba kwijijisha we Yambika fime mana we izo tubona mu isi bisaba kwijijisha we niyo yo twambika fime kuko amasa azarangiza ibintu bikomeye ariko Imana ikwambitse fime yayo zikurobanurira ikakubwira ngo hano harebe hano ntuhare ariko Yesu yagiranye ikiganiro n'abafarisayo ababwira n'amagambo mwene data yasomye akomeye cyane Yesu aganira n'abafarisayo arimo ababwira ukuntu ari indyarya bakora ibintu bitagaragara biza bishaka kugaragarira amaso y'abantu ariko ngo bidaturutse kundi bazi imitima ababwira amagambo akomeye arababwira ngo mwabafarisayo arababwira ngo ibyanyu Yesaya yabihanuye kera semeni haleluya Haleluya. ibyanyu ngo byihuti ko ari kama nandika aho rino tangazo muribonera murasaba gutabara byihuse amaze tugatarama kabasezera tukagenda shaka ese ntagusezeye womba magana ngo umugore yagwaye nkagira icyo nkumarira kugenda ubona umuntu muturanyagiye atagusezeye Susuruka shira nibewe nazengirisha bawe awe mishuwe kelaho gatoya usingiriza abandi ako abandi bafite ko kugirira umumaro amateraniro shaka yo yazamo wenyine ntiyo mufasha amateraniro impamvu dufasha nuko shaka zazana iciwe naje gatanga icyaje uri yakazana iciwe uyakabyina ino dance uyakazamura amaboko uyakiruka nkunda agacuranga amateraniro akabaho ariko ushatse kuguma wenyine gutya tizokunda niyo mpamvu umwe muri twe rero manga agomba gukora igikorwa tukamushigikira tukava inyuma kuko ejo ni wowe tukamwambara tukamuzamura bose niba ari wakoze kino gikorwa tukamushigikira kanje ndagirisha ari Mbabazi sindi muri kariyeri y'abaririmbyi se ko muririmbyi wongiririsha ari abari abadayimoni bamuteye kuko ndi turi muri gahunda kanje no gwanya byishimo mpereye muzezi ngo barantumiye mu giterane baduhujije na byishimo namaranga hakana muziyenzi aho shike senteri korasa ayo abara amapepo yandi yo gufata gucyuka mukuraho namujini umuvuga butumwa gwanya umuririmbyi akagwanya umuvuga butumwa ninkaho bumvuga ngo nagwanyije Moses aho ni mara myase sentise nogirisha rya Moses yuko yacuranze sente ni mara nyije hose cyangwa Moses aragirisha ariko uko nigishije ngaho ngo nogisha na bere dushimira Imana yo mu ijuru yaduhurukije hana amahoro Imana nihabwa icubahiro Bwana sifiwe mu byukuri urugenzi rwo mu modoka cyangwa se guca ahandi hantu iyo twawe n'undi muntu atari we witwaye ugaca mu binyabiziga bitandukanye mu nzira zitandukanye ukareba ibyagiye biba muri izo nzira ukabona wowe uhurutse amahoro suko buri mwiza kuruta abandi ahubwo n'ubuntu bw'Imana iba yatugiriye uzukuri turashima Imana ko yatuzanye ikaduhurutsa amahoro Imana ihabwa icubahiro turongera dushimira Imana namwe kuko tuje tugasanga muri bazima iyo tuza hano tukasanga hari ikibazo gikomeye nk'ikiriyo cyangwa siki
amateraniro ntiyari kumera neza, ariko kuba twaje tugasanga umuhano umeze neza muri amahoro nta gikuba kirimo, Imana ihabwa icuba. Turongera nshimire mwene data Mbabazi, umuvandimwe wagize kino gitekerezo kuba turi hano, si gahunda yacu, ni Mbabazi wayitekereje, arangera natwe aradutekereza. Mbabazi Imana yashizemo umuhamagaro wo kuririmba cyangwa se kuramya Imana abikoresheje mu ndirimbo. Imana iguheze umugisha kandi uzagera kure. Imana nishigikira umuntu kandi umugambi wayo ku mwana w'umuntu ngo iteka ryose ni mwiza. Wakoze rero kudutekereza hamwe n'umuvandimwe John muri gukorana, mwagize neza. Mbabazi namumenye muri corona nibwo namenye Mbabazi 2019 nibwo namumenye aririmbye akaririmbo ngusibanganya amateka mabi. Arabizi ko ngakunda mu ndirimbo ziwe zose iyo iziza ku mwanya wa mbere. Nayimenye ndi muri covid 2019 mfite igiterane Bujumbura, bitanje Bujumbura, bitambona ati uyu ni wa mwana waririmbye ya ndirimbo. Turi muri gerizo aratambuka arayiririmba. Rero afasha umutima wanje, Imana ikomeze kwagura cyane. Ndashimira abavandimwe bandi twazanye, Patrick mukomera amashi cyane. Mukomere n'ijambo ry'Imana amashi. Yatwigishije. Patrick ni inshuti yanje, iyo ndi Bujumbura niwe tuba turi kumwe. Ugeze Bujumbura Patrick ntakwiteho, sinzi ikibazo kiba cyabaye. Kandi umuntu urogera Bujumbura ntamugereho, sinzi ko biba bimeze. Ni uza utwara abashitsi, ni uza wakira abashitsi, agira umutima w'ibyishimo kunyina yarari ameze hano ku gatuti, niko ameze no mu buzima busanzwe. Agira ibyishimo byinshi, tuba turi kumwe. Rero ndakwishimiye ijambo nariko musettate se kuri utubwiye amagambo angahe. Je gusa nariko numva ngo 5 kumva ngo 4. Tase ariya yose wari wayateguye. Tumaze kumuvuga utumukomeje, je biriya sinobyegeranye ngo mbishobore. Arindwa henganye n'atana agororotse nandi atambitse sino yashobora. Ariko Patrick yamatugira gukira tuvuyanga. Barikiwa paka ushangaye. Imana ikomeze kwagure cyane mu gukorera Imana. Turongera dushimire itorero Revera waduhaye kibanza kugira ngo tube hano, n'itorero mwese rya Jacob. Imana ibaheze umugisha. Namwe aba Kampala mwese mwatwitabye inshuti, mwese abenshi turaziranye guhera kuri president wahagarikiye ba Fideli, ba Nkomezi, ba Mandela, novuga se ngasiga ndi. Turabishimiye. Imana ibaheze umugisha. Mwene data evangeliste bisetsa guturukana Kivare, nawe ndakwishimiye. Imana igweze umugisha n'inshuti turaziranye. Rero ndashimira ko umuvandimwe Jackson twara turi kumwe Kigali, mubwira kuko dufite gahunda hano igiterane Kampala kandi ari gutaha, ndamubwira wazaza tukabana tugafatikanya. Umukozi w'Imana utagira yandi utuje cyane, ukunda gusigitaramo. Ndakwishimiye. Azakorana umwete wose nawe mugisirimba umwete wose kabisa. Kandi kuriya n'umugabo w'abana 3 akamurangiza bakamagira ngo ni mutoya ariko afite umusore mukuru cyane. Rero ni inshuti yanje ya bugufi cyane. Umugore umwe ngo bageze baterana ariko wa 4 ngo bamuheza kwigisha, ngo arababwira ngo bamusomere harya hana yasomye na 4. Mbese bagiraga amateraniro y'abamama yo kuwa 4. Noneho baramupanga ngo ni uzigisha, ngo ashikara babwira ngo ni bamusomere. Ana yarigishije ku wundi wa 4 ngo bamusomeraho Ana yasomye na 4. None nanje ni munsomeraho Shaka yasomye. Shaka yankopeye ngo amarega kubera ko yarazi ko ari ubanza ararisoma mburiyo nerekera. Ariko umutima wama wangu urambwira ngo urarisoma tu. Warisomye gucyambwira bacu ndababwira ati sikushaka ukwangize gute. Anyibye ijambo.
kiriki yaravuze ngo bararyabuye nukuvuga ngo nari nyobewe twagiye Nyabiheke ngo ashike ijambo araribura ku gatuti aravuga ngo bararyabuye bararitwaye ni hahandi shaka yasomye muri Matayo wa undi uri kudusomera ibice 15 je urasoma umurongo wa 8 wonyine gusa 15 irakiza turamwiyegereje nawe ngo yamenye amakuru ko turi hano twagize gutya tubona umuntu arinjije ntawamuhamagaye yizanye wenyine afite umwete wo gutarama Imana ikwita ikugirire neza kubera kuko watekereje kuza gutarama kuko hari abahano ba Kampala bataje ariko wewe w'imbarara wateye intambwe Imana zishigikire 15 ku murongo wa 8 ni igitabo cya Matayo ibice ni 15 umurongo wa 8 ijambo ry'Imana riravuze ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure. Amen. Ariko imitima yabo imbakure. Risubiremo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa. Ubu bwoko buzabunshimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure. Zaburi ya 33 urasoma uhereye ku murongo wa mbere ugeze ku wa 3. Ku wa mbere kugeza ku wa 3. Ni Zaburi ya 33 duhere ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mwabakiranutsi mwe mwishimira Uwiteka gushima gukwiriye abatunganye kabiri mushimishe Uwiteka inanga mumuririmbire ishimwe kuri nebelu y'imirya 10 mumuririmbire indirimbo nsha mucurangisha inanga ubwenge muyivugisha ijwi rirenga. Amen. Amen. Naya magambo ngiye kuvugaho umwanya mutoya nimara nicare kugira ngo nabandi bakomeze. Moses yavuye kuri senti igiterane ni cyambabazi natekereje pamanya na Mwuka Wera aranyemeza ngo tuganire ijambo rivuga ngo kuramya Imana nakuri nukuba kure n'icyaha. Kuramya Imana nyakuri nukuba kure n'icyaha. Mwanya muto Imana n'icyaha kwa kuri sente numva akaririmbo twagiza turirimba kera ko karanzamo gusaka gashaka ngo kugenda ariko ndagakurura tu kageza kavuga ave Satani winyebesha ya nimero wampamagariraga narayibonye we mva Satani narakuretse nabonye ya nimero ya Yesu nditaba. Satani nagutelefona ngusubire mu byaha umubwire ngo iyo nimero ntibasha kuboneka. Satani nagutelefona ngusubire mu byaha umubwire ngo iyo nimero ntibasha kuboneka. Umva yewe Satani wampamagaraga ibyo wambwiraga byose narabimenye. Ubu nitaba Yesu ambwira byose. Ubu nitaba Yesu we. Satani nagutelefona subire mu byaha umubwire ngo iyo nimero ntibasha kuboneka. Satani nagutelefona subire mu byaha
mubwire ngo iyo nimero ni kompoze. Haleluya. Izo ni indirimbo z'igitaramo, abantu batazi igitaramo bana overnight. Igitaramo haba igitaramo hakaba na overnight. Muri nko mwenyine mu cyumba gusa, nta ukontorora ngo yaririmbye ijwi ryo hasi cyangwa irirere, mukaririmba indirimbo mukavuga ngo Satani naguhamagara ngo umubwire ngo ino nimero ntikiboneka. Kandi aravuga ngo Satani ngo winyihebesha namaze kukumenya, ishongeyo ngo sinkicitaba inamba yawe, ngo namaze kumenya iyindi nimero sigaye nitaba Yesu. Amen, haleluya. Ya nimero ngo wampamagariraho ngo yarahindutse, nahinduye namba nyiheza undi mugabo, niwe dusigaye tuvugana. Wowe narakuborotse, ntacyo ngo wigeze umarira iminsi twavuganye na. Aravuga ngo Satani nago telefone umubwire ngo iriya namba tikibaho, barayibye barayijana. Kuramya Imana nyakuri ni ukuba kure ubuzima bwawe bugendera mu mutekano wamenye Yesu Kristo. Kuramya Imana nyakuri ntabwo ari uko Mbabazi ahagurukana akaririmba indirimbo 9 cyangwa akaturirimbira alubumu y'indirimbo ze. Oya, kuramya Imana nyakuri kwa Mbabazi si ugufata mikoro ngo atuzamure. Kuramya Imana nyakuri ni ukuba yokora ikintu Imana ikisheganya, aho yicaye yonyine. Kakwa kundi kwa Mose wa munsi yagiye gutamba Isaka, ngo ibone itotuma marayika ngo yonyine ubwayo irahama. Kandi niko ijambo hano ryatubwiye, yavuze ngo mwabakiranutsi mwe apana abanyabyaha, yavuze ngo abakiranutsi aribo baramyima. Amen, haleluya, haleluya. Abakiranutsi, umunyabyaha habe niyo waba ufite ijwi rimeze gute, uraririmba gusa ikintu urubutahana ni umuruho n'icuye. Ariko umukiranutsi, umuntu ufata mikoro akaririmba, habe niyo uririmba akaririmbo karesha gutya, uzuga kubita gutya imitima y'abandi kaka. Amen, haleluya, haleluya. Imitima ikaka, igitaramo kikama kiduma, aririmbye gusa akavensi karesha gutya, akamagira gutya, akamagira gutya, akamagira gutya, pa umuriro ukama waka. Ukamusanga umuntu ufite ibyaha utagize, azaririmba agakura mikoro kugira ngo anayiheze n'abandi, ni ikibazo. Yewe rekura mikoro pasa abandi nti warepese pi. Umuntu udafite amavuta azayamaye umaho kugira ngo azayirekure ni ugukura. Heza abandi nabo baririmba akamagira gutya, akazana indirimbo yitonze bikanga, akazana izamutse bikanga, agakubita pi. Yewe amateraniro watwikije wadushize muri reponderi. Bwana sifiwe, haleluya. Kubera ko ubuzima bwe butabutunganye. Ariko umuntu ufite confidence y'Imana, umuntu urimo amavuta y'Imana, azaguruka gusa agakubita. Mwe mutabe hara abadepera azamakubita karirimbo, bakama bakubita, bazamakubita ngo nyambika filme man, ngo ibyo tubona mu isi ngo bisaba kwijijisha. Amateraniro yose akamaye. Tuzamuri Imana cyubahiro. Haleluya, akama kubita gusa kuba kurasi umuriro ukamuwaka, basaba kubitaho ikimigeri, sima igatumuka umwotsi ukazubona umwotsi. Kuko ntakandi kantu baba bafite inyuma yawe. Ngo nyambika filme mana, ngo ibyo tubona mu isi ngo bisaba kwijijisha. Protection. Bikafime mana we, izo tubona mu isi bisaba kwijijisha we. Bikafime mana we, izo
ibyo tubona mu isi bisaba kwijijisha we niyo yo twambika filime kuko amaso azarangiza ibintu bikomeye ariko Imana ikwambitse filime yayo zikurobanurira ikakubwira ngo hano harebe hano ntuhare ariko Yesu yagiranye ikiganiro n'abafarisayo ababwira n'amagambo mwene data yasomye akomeye cyane Yesu aganira n'abafarisayo arimo ababwira ukuntu ari indyarya bakora ibintu bitagaragara biza bishaka kugaragarira amaso y'abantu ariko ngo bidaturutse kundi bazi imitima ababwira amagambo akomeye arababwira ngo mwabafarisayo arababwira ngo ibyanyu Yesaya yabihanuye ke Amen haleluya Haleluya. ibyanyu ngo Yesaya yabibonye ke arababwira ngo muzamushimisha kanwa ariko imitima yanyu tizima Iri kure. Dallas. Amen haleluya Haleluya. muzamushimisha kanwa ariko imitima yanyu tizimana tawe muri twebwe wariye umeze neza utagwaye boheza mikoro ngo ananirwe gutera ikorasi kibari igifurongorongo bagahinga umuhungu wacu wariye umeze neza udafite ikibazo mu muhogo tiyonanirwa gutera ikorasi gute azasinda akayitera mu muhanda ariko Yesu abwira abafarisayo arababwira neza ngo Yesaya yabibonye kera ibizanye arababwira ngo mugire Imana yo kukanwa ariko imitima yanyu ntizima niyo mpamvu byinshi umuririmbyi azategura concert abandi baririmbyi bakamugwara induru ikavuga niba uri umuririmbyi ukigira ishari rya mugenzi wawe kuko yazamuka uri inyuma uzohera uri inyuma uzoba munsi y'ubutaka tuzohora tugukandagira Mambo. niko umuvuga butumwa yaravuze ngo ntibompuza nje nabo bari bateguye igiterana hantu ngo baduhuze ko ye urompuza nabwireka gute ndi igisimba ugize ikibazo cy'uko duhura nawe fide ku gatuti kamwe ndavuga itangiriro ngeze muzayishu abantu basigaye bagwanira Bibiliya n'abazungu bayanditse bananiwe kuyimara ariko umuntu akaza agagato ngo barahurira na runaka yivuge n'uyimara ndavuga agatabo k'umugenzi cyangwa mbabwire hejuru ya moyo wa muto ariko najyo ni somo niri nanirana mvuga ubuhamya bwanje n'ubuzima hari uwo bukiza nawe ngataha ariko abantu bari mu kwama ishari ryuzuye amapepe kubera kuko ari byo kukanwa bitaba mu mitima kazambwera ngo shaka urasoma itangiriro some muri Matayo usome Yesaya nsome Yohana Bibiliya turayimara umugoroba umwe abakora ariko muzi bihangano biri hano ku isi ariko umuririmbyi uri muguwerwa n'uwabo yuko aririmbye indirimbo imwe nawe uririmba iyindi usabye twe dusigaye turirimba n'iz'igifaransa n'iz'icyongereza naririmba ikinyarwanda uririmbira ingano cyangwa ikiganda ariko amashari yuzuye mu mitima y'abantu uwabo yaririmba gutya yazamuka Imana yamutiza amavuta Bibiliya iravuga ngo ineza y'umuntu nizimutera gukura Amen haleluya Haleluya. tuzamurira Imana icubaye haleluya ugahweza ni kubera iki ugira Imana yo kukanwa tugira Imana yo mu mutima umuntu bise wese wo mu mutima akazi ka Yesu shaka n'ukubana n'abandi bose amahoro akazi ka Yesu n'ugukundana n'abandi akazi ka Yesu n'uguteza imbere abandi ngo gwireka ngurampuza na gureke ubu noneho nafunguye ikanisa ryanje neza ni kanisa ndi revera nkaba vice kaba secretary N'umubitsi. No fast. bari mfite abakirisitu benshi kandi bazumva abatazumva bazoveho
nabi bintu nibembereze ni bebe ese uzokura ryari niba ukirarira ku ijoro ry'undi mugenzi wawe wewe wotegura konseri ukagirisha ari nawe uri kwiteganya teguye igiterane ndi umuvuga butumwa shaka ungirisha ari nawe uri umuvuga butumwa icyawo kizosa gute bazi natwe mwami we tuzadusige uzatujane mu bwami bwawe mwamu kuzaza kujana itorero we kuzaza kujana bo wacunguye we natwe mwami we tuzadusige uzatujane mu bwami bwawe. Yesu yaranditse abwira intumwa arababwira ngo ibisarurwa ni byinshi ngo ariko basaruzi ni bake. Tureke uburyarya tugira imana yo mu mutima mande apana imana yo kukanwa nta mana yo kukanwa ihaba zishi nta ndirimbo yo kukanwa ihaba haba indirimbo yo mu mutima. Uzorebe iyo wazukanya akaririmbo neza uzo mwinjira mu idushu ukakaririmba waje kunywa icyayi ukakaririmba wagira n'umuntu ukabona none hari akaririmbo kanyishe wagera nko mu materaniro umuntu yagakoraho ukazusara kubera iki kavuye hehe umutima sakantu watoraguye gusa ni ikintu cyama kizamuka kinjira neza ukamumva ariko ibyacu zabaye izo kukanwa Bibiliya niyo kukanwa indirimbo nizo kukanwa amasengesho nayo kukanwa zaruga nizo kukanwa ni ibintu byo oya tegereza ikintu gitukiriya uzawumva cyonyine ko kirakubusika amaze nigisohoka hanze urebe ico kiri bukore Exactement. Patrick wigishije ngirisha rya Patrick ni maraje Bibiliya sivuka kwa sokoko ngo ndayihungisha ni jane aho yasomeye simpaza aho azasengera simpaza mubwire ngo courage imbere kuko kwinjira mu njuru umuntu ni kugiti cye kuja mu njuru n'umuntu kugiti cye sinogirira umuvuga butumwa ishari mugenzi wanje ari kuvuga Imana nta ivuga Imana kubera ko mu kuja mu ijuru sinzomujana Satani yaduteye n'ikishaka ishari ryatwinjiye ariko imbuto Kayini yasize mu bantu amapepe Burundi abangaba bari bahari twigeze kujana n'umuvuga butumwa ngo dushike muri overnight hari kwa gatanu ya masabisha ngo ararusha keneye kujyana ngo niwamuheze yigisha kanya gato gusa ngo gato ngo aramasha kujyama gusa apeza mikoro saa 10 resa standard ngo nigishe ndamwe ati sinaje kwigisha muri burake ko ndagwanira migase muri afishe bampaye nta ya burake ibamo nta gahunda ya burake bampaye sinaje kugwanira miga turyame nzigishe ejo nipo twibature kebaho gatoya usingiriza abandi ako abandi bafite ko kugirira umumaro amateraniro shaka yo yazamo wenyine ntiyo mufasha amateraniro impamvu dufasha nuko shaka zaza niciwe naje gatanga icyansi uri akaza niciwe uyakabyina no dance uyakazamura amaboko uyakiruka nkunda agacuranga amateraniro akabaho ariko ushatse kuguma wenyine gutya tizokunda niyo mpamvu umwe muri twe rero manga agomba gukora igikoko tukamushigikira tukava inyuma kuko ejo ni wowe tukamwambara tukamuzamura babasi
niba ari wakoze kino gikorwa tukamushigikira kanje ndagira ishari rya Mbabazi sindi muri kariyeri y'abaririmbyi se kumuririmbyi wongirira ishari wa abari abadayimoni bamuteye kuko ndi turi muri gahunda kanje no gwanya byishimo mpereye muzizi ngo barantumiye mu giterane baduhujije na byishimo namaranga hakana muziyenzi aho shike senteri korasi ayo abari amapepo yandi yo gufata gucyuka mukuraho namujini umuvuga butumwa ugwanya umuririmbyi akagwanya umuvuga butumwa ninkaho umvuga ngo nagwanyije Moses aho nimara myase sendise nogirisha rya Moses yuko yacuranze sente nimara nyije hose cyangwa Moses aragirisha ariko uko nigishije ngaho gamwe nogisha umuntu nivyiwe kandi cyo umuntu akurusha uzukigira gute uzukimwubahira isengesho zasenga ryo kubwiriza sigo Moses azasenga ahishurirwa kugira ngo curane isengesho Mbabazi azasenga sigo nzasenga Mbabazi uzasenga yahungu gusa umutima wiwe yo kwandika indirimbo gusa naje muri gahunda mbandimo nanje mbana insenga gusa nanumva amateme yotibuka kaganira ijambo ry'Imana niko bimeze topike gusa zigakonkoboka nta kindi haza ubwo yamifata ugende ko mu modoka ese kuyinda yivugira ikami konkoboka ukena ikontegeza ikama ikaneza kandi ukamumva uyivuga uri nkawe ndayibwira nde no so ndabona hose uje kwigisha ariko za ubwo teme kuza mukumvi uyiri muko mu gitaramo neza ukumva neza uri mu masengesho neza hasa ubwo ijambo ritibuka ukazoyiba ariko ndabona aho bantumira nzoje kwigisha zanarimba wumva byatinze ukagira ukisabira kugira ngo uruhuke ikikurimo kigire gute kije mu bandi arababwira ngo izanyu Yesaya yabihanuye kera ngo Imana yanyu bakukanwa si Imana yo kumitima mwumve mbabwire dukura Imana kukanwa tujana Imana mu mutima semeni haleluya dukura Imana mu rugambo twinjiza Imana mu mitima yacu Imana nimara kuja mu mitima icyo ufite kizongirira umumaro icyo mfite kizokugirira umumaro semeni haleluya niko kwisa shaka ariko musetsa tinarose inzozi zimwe ndahantu mbona baradufunze ayibwiye mwene data ashaka nako mbimubwira mbona baradufunze twari turi kumwe n'abandi bayumva mbona baradufunza aho hantu baradufata baradukubita ngo bamare barabarekura je ntibandekura umwe wacu aragenda nagira ngo niruke kumva bamfashe banziritse amaguru shaka kwiruka ngo nsanga urya wacu ngo amare mbona ko yiruka arampunga mubwira ijambo ndamubwira ngo runaka iyo abanjewe babohowe je sinari kugusiga ariko mbibwira mwene da nuko ndabiteka izo nzozi abantu baza basobanura inzozi bangeragereza niko namamuhamagara mu izina rye ndamubwira ngo runaka iyo abanjewe bafunguye imbere yawe jewe sinari kugusiga ariko namambona ko yiruka arirukanka neza arahunga kamuhamagara ntaro wahindukira ndamubwira ngo iyo abanjewe sinari kugusiga yewe natekereje kubwira bwereka neza akamahakana umusingira intambara wumva inama ya shaka ko yagize gutya nkumva ndafashijwe ko mutekereje akamahakana rozo y'ubushake iri muri simukadi kandi simukadi y'intuzi abadayimu rero kasabika
kibaho icyo cyo kikumenyesha hamwe wowe umeze gute niyo wowe umefuka n'amafaranga uziyabo bagica kumara umutima w'ishari ryacuzuma umutima w'ishari ryacuzuma bazaja mu muriro waka masuku Onda poncisha inzira yo kuvuga ngo bagirire mwene data neza kaba bakugiriye neza ijuru twari kumwe na mwene data nijoro tuje ndahiko bibabwira umuntu wahamagaye twese umupaka wo hanze arambwira ati wibutse neza wibutse ibintu wigeze kunyohereza tukikura Israeli wanahamagaye arambwira ngo nibutse ikintu koko nazi yigeze kunkorera tariki wacu rero arambwira ngo ngiye kurara n'abana babari twese igihumbi sinari nafite no kubera umupesa nje kubera kubera umupesa hagati kandi naje gusa sinari nafite na menshi muhese ejo bundi waragenda sinaho ngo waramaze yamwe mu mazina akazi sinari twaraye nijoro nibwo yabwishaka tukivuna igitekerezo cyarambwira ngo nibutse neza wangiriye umunsi wanyohereje nk'uko ukora amafaranga make ariko kuri we yagize ati afite akamaro kandi arabisikana ati nibutse kuko nagiye kurara nigeze nawe uri kuzaranye urangaba iyo neza kutana amazaga yari afite n'ibindi bizaje byabisubi asaba inamba nimwohereza ndazi kwa ya WhatsApp bona arangise ati runaka nibutse ukuntu wagiye neza Kristo ineza y'umuntu ngo nize gutera kukundi usukira neza ukayisanga iki wagira nabi ubisiga ukikubwira Inez izina kugihumeka kugira ngo Imana ikore imirimo n'ibitanga. Inez izina kugiriho. Kakurikira amazika ikamuseka gukora ibitanga. Kabazera vuze gusubiranya amateka. Umbivugisha. Ubuzima bwawe uve mu kuramya Imana aho ubuzima bwawe buramiriza Imana mu mutima. Ubuzima bwawe ube kure n'icyaha. Kugira ngo ubuzima bwawe Umwihamagarire Imana ikumve. Ureke kugira imirangizi, ureke kugira intambara, wishimire ibyiza bya mugenzi wawe, wishimire ineza ya mugenzi wawe, wishimire kwaguka kwa mugenzi wawe, wishimire kubaho nk'uko ubasha kuko ubaye. Kuko ejo ni wowe, ejo ni wowe. Sintangaza nayo kubwira abantu umuntu uza kujya hanze ntasezerana. Aturanye biki akagenda araseze akagira umutima utagaragaza umunsi w'izuba kukazana mvuka muzibone mu muhangano ejo nzogenda abaso mperekeza tuzohurira aha ngaha ejo nzogenda twabana ku gitanda ni mu ijuru usayibi kwa niyo kwisi ko hariho umwasogera mu bundi ndani Ostari nakana shaka tumalana kumuse akazagera utakabona amafutusi hapa mapepa ba jibaye basese bayo basese ko ndabifite sizoheri umupakasi Mano, que
ijambo ryageze no kubayumva umuntu w'umuyumba azagenda adasize yagihanze uwo muyumba ngo yatinye mu murambo wumve ko icyo kintu itangazo zobitanga kwanza amasaha yo baruzuko mu gicu ababa bejo muzogenda bazo kavuye harumwe twatujyanye arasiga agenda atasezeye aja mu nzira za Mexique ngo ashike barakora wabwe kutaseze ubibeza kana kusabira kugenda mahoro kubash
twakora kuva kera ariko Yesu akamutubwira ngo muzobagira abagabo bakuri ihamba muzokugira umugabo zokugira umugabo abazemera bahakana zokugira umugabo ariko muzemera ubuhamya bwawe n'ubwacu ubashuka akantu yigeze kubitika naje hambere uko nigeze kubitika ubusanga arambira warakoze naje narakoze ambwira ati Imana ni igitangaza ariko namazirikana gusa rya jambo kuko amadeperi yamwe umuvuminga w'Imana uri kanyada neza umuvuminga w'Imana Imana yambwiye ngo uzogutembereza isi yose uzoca hasi uce mu mazi ugende wavuye ubutumwa bwawe n'ubu naje Kigali naje imbere n'abaje Kigali barakuze kandi se ntacutakoze
Byihuti ko ari kamanandika aho rino tangazo muribonera murasaba gutabara byihuse. Amaze tugatarama kabasezera tukagenda shaka. Ese ntagusezeye wompa amagana ngo umugore yagwaye nkagira icyo ngumarira. Kujya nubona umuntu muturanya giye atagusezeye si banambaye. Ukuri kw'Imana. Umuntu utaratinyutse kukubwira ngo ndagiye ntaciza yoguheza. Tacu utaratinyutse kukubwira ngo yewe shaka ntagiriwe Imana yanshiriye inzira ndagiye hanze usigarana amahoro y'Imana. Uwo nguwo ntuzomutakira ngo agire icyo kumara. Imana yabo ngo niyo kukanwa wareka imitima ntizi Imana. Nimukuri Imana kukanwa muzana Imana mu mutima. Mwakire Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza umuvugire kubera kuko iyi nzira ngo ni nyabagendwa. Niko Yesaya yavuze. Ngo uwundi uyu mutima ntazogira gute ntazohicamo ngo izacamo abantu batagize gute batanduye imitima ngo naho yaba ari umuswa ngo iyo nzira ntazogira gute tazoyiyoba uko zo bameze kose no kwitwa igifu no kwitwa ariko ubuzima bwanje bukiranutse busa n'Imana butunganye iyo nzira Bibiliya zivuga ngo ntantare y'inkazi zoyiboneka tayo nogenda mpumirije nogenda ameze nzohuruka kubera kuko ubuzima bwanje uzaba bwejejwe busa n'Imana. Kuramya Imana nakuri nukuba kure n'ikibi n'icyaha kuko icyaha mwene data yabivuzeho ni igikuta gituma tutaganira n'Imana. Ni igikuta kitubuza ubusabane n'Imana. Ariko iyo ubuzima bwawe butarimo icyaha uba ufite itegeko ryo guhamagara Imana ikakwitaho. Uba ufite kuyibwira ikikugoye ikagusubiza. Uba ufite kuyiguheza ikikuremereye ikakigutura. Bakundwa torero ry'Imana nimwumve rino jambo ngo kuri Imana kukanushira Imana mu mutima. Ijambo ry'Imana rituganza. Ai da susuruka oh shira nibewe nazengirisha bawe awe nishurwe
Amen.